igihe kijya kigera mama gutwisa amezi 9 ejo agataha, papa wakurihiye ejo ukamubura. Ariko iyo wubatse kuri Kristo, ariko nta munyumvishije, iyo wubatse kuri Yesu urufatiro rujya rukwegera, n'ababyeyi na papa na mama, abantu bose bakwanze rukakubwira ngo mwana wanjye nzagendana nawe, nzabana nawe, nuca mu mazi ntabwo uzashya, nuca mu muriro ariko haleluya, nuca mu mazi ntazagutembana, nuca mu muriro ntabwo uzashya, kuko wubatse ku rufatiro rudakoze isoni. Ariko abantu bubatse ku rufatiro banyine bazamure kandi haleluya. Rufatiro rwa Yesu, abantu bose bakwanze, inshuti zakuretse, akazi kahagaze, abantu bakwanditseho amatangazo. Reka mbabwire, iyo wubatse kuri Kristo Imana ishimwe cyane, Imana ihimbazwe. Ariko haleluya, ariko nta mudamu uri ahangaha wubatse kuri Yesu, ariko nta musore uri ahangaha wubatse kuri Yesu, ariko Imana ishimwe cyane. We reka mufashwe uko nakotakiserebe shanima tayibo shanima tikozabwa. Iyo wubatse kuri Yesu nirwo rufatiro ruzima rudakoze isoni, niyo mpamvu muhagaze mutazanyeganyega. Mana iguha umugisha, yubatse ku rufatiro rwitwa Kristo, irwubatseho. Imana ishimwe cyane, imiryango iraterana, inama zigaterana, Imana ishimwe cyane, ugatumizwaho, ariko kuko wubatse ku rufatiro rudakoze isoni. Haleluya, ishuriza mu izina rya Yesu. Rufatiro rwitwa Yesu. Ndafashwe Profete Biremera. Reka dufate Bibiliya zacu dusome ijambo ry'Imana. Fate Bibiliya zacu dusome ijambo ry'Imana. Turasoma urwandiko rwa 2 rwa Timoteyo. Turasoma ibice byaho 2 ku murongo waho wa 19. Turata gusimbuka tujye mu butumwa bwiza bwa Yesu uko bwanditswe na Luka. Turasoma naho ibice cya 7 ku murongo wa 11. Reka duhere kuri ijambo ry'Imana. Timoteyo wa 2:19. Bibiliya iravuze ngo nyamara urufatiro rukomeye rw'Imana ruracyahagaze, rwanditsweho iki kimenyetso ngo Uwiteka azabe, kandi ngo umuntu wese uvuga izina ry'Uwiteka ave mu bidatunganye. Kadusimbuke tujye mu butumwa bwiza bwa Yesu bwanditswe na Luka n'igice cya 7 ku murongo wa 11. Turasoza umurongo waho wa 15. Bibiliya iravuze ngo bukeye ajya mu mudugudu witwa Nayini, abigishwa n'abantu benshi bajyana nawe. Ageze hafi y'irembo ry'umudugudu ahura n'abikoreye ikiriba. Wari wapfuye, yari umwana w'ikinege, kandi nyine yari umupfakazi. Abantu benshi bo muri umudugudu bari bamuherekeje. Umwami Yesu amubonye amugirira imbabazi, aramubwira ati wirira. Yegera ikiriba agikoraho. Abakikoreye barahagarara ati muhungu ndagutegetse byuka. Wari wapfuye arabaduka atangira kuvuga. Yesu amusubiza nyina. Twakire neza ijambo ry'Imana. Turagushimiye Mana kubw'ijambo ryawe, twemerere rigira imbaraga mu mitima yacu. Nanjye kandi kugira ngo ijambo ryawe ubwo ngiye kurivuga ari imbere inkomezi, umwuka warabane nanjye. Dukomeye ijambo ry'Imana amashyi. Reka dukomere ijambo ry'Imana amashyi. Imana ishimwe cyane. Dushimye Imana kubana namwe kuri uyu munsi wa 7 ndetse umunsi wera, kandi umunsi Imana duhayemo umugisha. Turashimira na apotre mushumba wanyu ndetse n'abandi bakozi b'Imana, abapastoro, abarimu, izindi nzego zose. Imana ibahe umugisha. Ndetse kandi na Paterine nawe Imana imuhe umugisha, wampuje n'umushumba. Reka ibyo byose n'ibyo Imana yakoze tukubitira Imana amashyi mu izina rya Yesu.
ngira ngo nubwa kabiri mpagaze hano cyangwa se nje hano kuwa kane narindi hano. Amazina yanjye ni Prophet Biremera, ndi umugabo, tumudamu n'abana 5, dutuye mu Busanza, dukorera mu ituro ryitwa Kanani ku mushumba mwiza, aho niho Imana iduhagaritse ku musozi w'amasengesho. Ndumva ari ibyo Imana ishimwe cyane. Imana rero impaye ijambo bifite intego igira iti gutindana n'Imana 2023. Ndasura mirindi rimwe nzanye ijambo riva gutindana n'Imana 2023. Imana ishimwe cyane. Mu minota mfite ndasaba abaririmbyi nka 3 bari abasore n'abari abakobwa nk'abangaye baze hano turirimbane uyu muririmbyi uvuga ngo urufatiro rw'Uwiteka Imana ruracyariho. Ntabwo nzi kuririmba, nta mpano mfite yo kuririmba, ariko namenye neza ko ningera mu ijuru nanjye nzahogoza, nawe uzahogoza. Mwihute mutandire iminota. Urufatiro rw'Uwiteka ruracyahagaze. Mbahaye amasegonda 60. Yes. Yes. Urufatiro rw'Imana ruracyariho, rwanditsweho ijambo ngo Uwiteka azabe, abamuhungiyeho barakomera, ntibanyeganyezwa. Urufatiro rw'Imana ruracyariho, rwanditsweho ijambo ngo Uwiteka azabe, abamuhungiyeho barakomera, ntibanyeganyezwa. Urufatiro rw'Imana ruracyariho, urufatiro rw'Imana ruracyariho, rwanditsweho Uwiteka, abamuhungiyeho barakomera, ntibanyeganyezwa. Urufatiro rw'Imana ruracyariho, urufatiro rw'Imana ruracyariho, Uwiteka abamuhungiyeho barakomera, mbere yuko Imana ikurema yabanze kukuremera Edeni. Harimo ibintu byose wakenera, harimo wowe, harimo ibintu byose wakenera, harimo ibintu byose wakenera. Ubwo bufite n'ubweke tumbera ku mwami, agufitiye byose wakenera. Reka kurwanirira tumbera ku mwami, agufitiye byose wakenera. Ubwo bufite n'ubweke tumbera ku mwami, agufitiye byose wakenera. Ijambo ry'Uwiteka rikora ibintu bitangaje ahantu, kandi buri wese yumvisha Uwiteka basanze mu mico y'Imana barashiye bafite humura mwana wanjye naguciye imanzi muri humura mwana wanjye naguciye imanzi humura mwana wanjye naguciye imanzi humura reka tuzamure kandi haleluya, kongera kandi haleluya, amen. Imana ishimwe. Pawulo yandikira Timoteyo aya magambo yayamwandikiye nyuma y'urugendo rwe rwa 4 avuye i Roma, ariko ayamwandikira ari muri gereza iri munsi y'ubutaka. Mu mpamvu imwe cyangwa ebyiri cyangwa eshatu zatumye Pawulo yandikira Timoteyo aya magambo, yari yicaye muri iyi gereza
ngo yumva agize irungu, ngo yibaza buryo ki azongera kubona abana b'Imana bateranye nk'uku duteranye. Pawulo rero agira irungu, yandikira Timoteyo aya magambo. Impamvu ya kabiri, hariho akarengane k'umwami Nero ariho arenganya ubwoko bw'Imana. Impamvu ya gatatu kwari ukugira ngo abakomeze batava mu byizerwa. Ageze ku murongo twasomye ariwo nkuraho icyifuzo cyangwa se kubibutsa, aramubwira ngo Timoteyo we, nubwo ubwoko bw'Imana buriho butukwa, buriho butotezwa, buriho bwicwa, ndagira ngo nkwibutse iki kandi nkumenyeshe iki. Aramubwira ngo nyamara urufatiro rukomeye rw'Uwiteka ruracyahagaze. Nyuma y'uko ruhagaze, Mana ishimwe cyane, ariko haleluya, aramubwira ngo nyamara urufatiro rukomeye rw'Uwiteka ruracyahagaze, ariko rwanditsweho ijambo ngo Uwiteka azabe. Ngaratuziwe azina amazina yacu, ngaratuziwe azina amazina yacu. Mana ishimwe, aratuziwe azina amazina yacu. sibyo kukumenya gusa n'umusatsi wo ku mutwe wawe, wowe ntabwo uwuzi, ariko Uwiteka arawuzi. Mana ishimwe cyane, ariko haleluya, aravuga ngo nyamara urufatiro rukomeye rw'Uwiteka ruracyahagaze, rwanditsweho iki kimenyetso ngo Uwiteka azabe. Ariko nusoma ijambo ry'Imana ugasanga ari ijambo ryitwa ariko, ujye ubanza utinde kuri iyo ngiyo ariko, umenye icyo Imana iriho ivugana nawe mu ijambo ryayo. Ariko umusore wese, ariko umuririmbyi wese, ariko umushumba wese, umuprotokole wese, umwarimu wese, umupasitori wese uvuga izina ry'Uwiteka akwiriye kuva mu bidatunganye. Iyo usomye Tito 1:5 haravuga ngo icyatumye ngusiga Ikereti, Mana ishimwe cyane, kwari ukugira ngo utunganye ibidatunganye. Icyatumye Imana igusiga, icyatumye Imana ikwimika, icyatumye Imana iguha kuririmba no kugira ngo utunganye mu baririmbyi ibidatunganye. Icyatumye Imana ibashyira kuri izo ndebe ni ukugira ngo mubwirize ubutumwa bwiza, mubwire abantu yuko Kristo ari hafi kuza, kandi mubwirize abagwa neza, mubabwira yuko Uwiteka ariko haleluya. Tuve mu bidatunganye. Kandi ngiye kuvuga ku rufatiro. Ubundi umuntu agira imfatiro nyinshi yubakaho, ariko ndavuga 3 gusa kugira ngo byumvikane. Urufatiro rwa mbere rugize ubuzima bwa muntu ni ababyeyi. Impamvu ya mbere ari ababyeyi, papa na mama wawe, kugira ngo bakubyare babifashijwemo n'Imana. Ibyo ugezeho ndetse naho ugeze, nuko utunze, nuko wiyumva, ababyeyi bawe ni urufatiro rukomeye rugize ubuzima bwacu. Yego, ababyumvishe kandi amen, kandi haleluya, kandi haleluya. Ndashaka kuvuga urufatiro rumwe rwitwa Kristo, naho izindi zose zo muri iyi si zijya zirangira, hagasigara urufatiro rumwe rwitwa Kristo, naho izindi zose zo mu isi zijya zirangira. Mana ishimwe cyane. Iyo ugiriwe umugisha ukavukira mu rugo rwifite, papa wawe akaba afite izina rizwi mu gihugu, munyumve neza kandi munyumvire mu mwuka, ukagirirwa umugisha ukavukira mu rugo rwifite, papa wawe akaba afite izina rizwi mu gihugu, uyu mwana uvukiye muri uru rugo ubuzima abayemo bwose buramworohera. Iyo asabye serivisi mu karere bayimuha byihuse. kabone ko uyu mwana
naho baba bakoze umukwabu muri Kimisagara hariya, agasanga abantu bose babicaje, we aratambuka bakamubaza ngo iso yitwa nde? Iso ni papa ni runaka, kuko papa we afite izina rizwi mu gihugu. Urwo ni urufatiro, izo ni imbaraga z'ababyeyi. Mbibutse ko umwana wa Apotre, yego si ngombwa ngo Apotre ababwire ngo mumenye umwana we. Kumenya umwana w'umushumba ni itegeko, sibyo se? Kumumenya umwana w'umushumba ni itegeko. Uyu mwana aba yatarabatizwa atanabyiyumvamo, mu gitondo yaza akicara hariya ku ruhimbi ku ntebe y'umushumba mama we yicayeho. Protokole n'abadiyakoni mbere yuko mujya kumuhagurutsa yakubwira ngo iri torero ni irya mama, genda ubanze ubaze mama. Izo ni imbaraga z'ababyeyi, urwo ni urufatiro. Kabone naho yaba ari umukobwa afite umutwe umeze nk'aka gatuti, ntibimusaba kujya gusenga akanyarira, kizabonwa mu mazi ibyumba, mu rusesamanza, mu buvumo, urubavu rw'umukiza. Asaba umugabo w'iki, umuhungu wese uzamukunda azamukundira inkomoko y'ahaturuka. Avuga ati kwitwa gusa umukwe kwa runaka, nanjye muri uyu mujyi nzabigendera ifiyeri yabyo. Ariko nubwo ari imbaraga z'ababyeyi, ariko nubwo ari urufatiro, igihe kijya kigera mama ugutwisa amezi 9 ejo agataha, papa wakurihiye ejo ukamubura. Ariko iyo wubatse kuri Kristo, ariko nta munyumvishije, iyo wubatse kuri Yesu, urufatiro rujya rukwegera. N'ababyeyi, na papa, na mama, abantu bose bakwanze, rukakubwira ngo mwana wanjye nzagendana nawe, nzabana nawe, nuca mu mazi ntabwo uzashya, nuca mu muriro ariko haleluya, nuca mu mazi ntazagutembana, nuca mu muriro ntabwo uzashya, kuko wubatse ku rufatiro rudakoze isoni. Ariko abantu bubatse ku rufatiro banyine basabure kandi haleluya. Rufatiro rwa Yesu, abantu bose bakwanze, inshuti zakuretse, akazi kahagaze, abantu bakwanditseho amatangazo. Reka mbabwire, iyo wubatse kuri Kristo, Imana ishimwe cyane, Imana ihimbazwe. Ariko haleluya, ariko nta mudamu uri ahangaha wubatse kuri Yesu, ariko nta musore uri ahangaha wubatse kuri Yesu, ariko Imana ishimwe cyane. We reka mufashwe, kuko nakotakiserere shanima tayibo shanima tikozabwa. Iyo wubatse kuri Yesu, nirwo rufatiro ruzima rudakoze isoni. Niyo mpamvu muhagaze mutazanyeganyega. Imana iguha umugisha. Yubatse ku rufatiro witwa Kristo, yurwubatseho. Imana ishimwe cyane, imiryango iraterana, inama zigaterana. Imana ishimwe cyane, ugatumizwaho. Ariko kuko wubatse ku rufatiro rudakoze isoni. Haleluya, ishuriza mu izina rya Yesu. Rufatiro witwa Yesu. Ndafashwe profete biremera. Imana ishimwe cyane. Aya mavuta ndimo nayo umushumba. Amina. Ndi gukoreramo sifa kwa Mungu. Kandi haleluya, kandi haleluya. Reka mbabwira agaciro k'amavuta gatoyi. Mwabonye ko bamuhaye kado y'amavuta, bisobanuye ikintu gikomeye. Niyo mpamvu Dawidi yazamuwe, kuko yubashe Sawuli umwanzi we, kuko yasutsweho amavuta n'umuhanuzi Israheli yemeraga ari we Samweli, yanga kumwica. Bituma Dawidi azamurwa. Iyo wubashye abasizwe, iyo wubashye abasutsweho amavuta, Imana ikuzamurira muri bo. Komera Imana amashyi kandi. Amavuta tuvuga si mukorogo, tirazaki, si topisi, sayi bihwagara turya meza, no. Ndavuga ano yitengeye Imana, amavuta y'umwuka wera. Imana ishimwe cyane. Igisambo ntagisanzwe kiba, uko kigiye kwiba bakagifata. Abati rero napanze umushinga nabi, mu gitondo cyangwa se nijoro gipanga umushinga bwa kabiri, kijya kwiba cyambaye ubusa buri nta n'isuti, nako nta ni ya mwe by'imbere, ariko kisiga amavuta,
kisiga amamesa, kijya gutera Gatarina, ngo gitere Gatarina ngo bakivumbukane, bakivugiriza induru, ariko abakirukankanye ugikozeho wese akanyerera, umukozeho wese akanyerera. Reka ntangire itangazo ngo kuri iki cyumweru Imana imanuye amavuta atarogwa, amavuta aticwa, ariko haleluya, Imana imanuye amavuta atanga ubuzima, atanga akazi. Imana imanuye amavuta atanga mariage, ariko nta muntu ubyumvishije akubita Imana amashyi. Ndumva Imana itanga amavuta. Amavuta izina rya Yesu. Aya mavuta ntarogwa, ariko Imana ishimwe cyane. Ndashimira Imana ko muri amasengesho Imana itanze amavuta yo kuticwa. Yego. Bazabitegera mu marembo. Yego. Yo mu gikari. Yego. Ariko Yesu aravuze ngo simbasize nk'imfubyi. Yego. Mbasigiye umufasha. Urufatiro rwa kabiri nihuse. Amafaranga. Bibutse ko twese uko turanga turayakeneye. Utayakeneye naza hanga apfukame bamusengere. Twese hano turayakeneye. Hano haciye nk'indege twifite amadolari. Ndababwiza ukuri kw'Imana, hakabaho ikibazo giteza yuko amadolari ava mu ndege akikubitanga mu rusengero. Abambaye amasuti twayakuramo. Hano habikomba. Umwuka twawuvamo. Amafaranga ni meza mushubu. Ni urufatiro rugize ubuzima bwa muntu. Amafaranga. Bibutse ko umuntu ufite amafaranga muri uyu mujyi ntabwo agenda atarasa. No. Ntagenda yandika amandiko kuri amagenda mwirukanga mu cyubitira amabuye. Sanga inzara zashizemo. No. Agenda slow by slow. Agenda gake. Kubera amafaranga aravuga, kubera amafaranga aravuga. Amafaranga, umuntu ufite amafaranga ntabwo ahahira inyanya muri botike hari iwanyu. No. Amafaranga aramubwira ngo nonaha shiramo Karibera ujye Kimironko cyangwa mu mujyi, kandi inyanya zose zavuye mu murima umwe. Iziri muri botike n'iziri Kimironko cyangwa mu mujyi zose ni inyanya. Ariko amafaranga aramubwira ngo no, zamuka. Amafaranga ni meza kandi turayakeneye, si byose tuyakeneye bakristo, kandi Imana yaduha mu izina rya nde za Yesu. Umuntu ufite amafaranga, yabivuga profete biremera, Imana ishimwe cyane. Umuntu ufite amafaranga ntago ashobora kubura intebe mu rusengero. Reka mbivuge, ntabwo rwose niko bimeze. Nukabona wari umuririmbyi uzi kwantona twaguhagurutsa akicara, kuko Yobu yaravuze ngo iyanyimye ibyari binkwiriye niba haye kubona icyo bavuga. Iyo yakwimye ikayamuha niyo ituma tuguhagurutsa akicara, kandi ijambo ryambwiye ngo abo kubaha tububahe. Icyo ijambo rivuga si byose. Imana ishimwe cyane. Sifa kwa Mungu. Umuntu ufite amafaranga tumiza inama y'ubukwe mu rusengero, ariko ntabwo ari ahangaha, ndavuga iwacu. Akayitumiza abadafite amafaranga ati ngewe nzakoropa, ngewe nzoza ibikuta byo ku rusengero, ngewe nzoza n'intebe. Ariko umukene arayitumiza akaza saa 8 akirirwa ahagaze ngo Mana wamuhoye iki? Ntacyo yaguhoye nuko ntayo ugira. Amafaranga ni meza. Umuntu aparika hari iwacu ku rusengero ku marembo, protokole nka 3 bakaza bihuta, imfunguzo utwaye bitabo, kandi wakaza gakeya bakamushakira aho yicara. Ayo ni amafaranga. Reka no kuyatindaho, ni meza nange ndayakeneye. Ariko nubwo ari meza, igihe kijya kigera aho wambariye icyubahiro ukahasuzugurirwa, kuko ajya igihe akamera amababa akaguruka. Ariko iyo wubatse kuri Yesu, ndi gutangaza izina rya Yesu nta kindi kubivugira, iyo wubatse kuri Kristo urakena ugakenana Yesu. Iyo wubatse kuri urufatiro uba ukodesha mu gihe bakomanga babuze kwishyura, uvuga ngo mfite ibyiringiro kuko Uwiteka Imana
Imana ari kumwe nanjye. Nubwo uyu munsi urayifite ariko ejo uzayabona. Nubwo zikurufizi zabuze ariko ntibitume uteshuka ngo uve kuri Kristo. Yubatse kuri Yesu. Yesu murakenana. Reka nkubwire ngo niwubaka kuri urufatiro ntabwo uzakena. Ibiterwa bya nijoro ntibizagufata kuko twubatse kuri urufatiro rudakoza isoni. Abantu bacu amen. Bari shimwe cyane. Reka nihute. Urufatiro rwa gatatu rero mu rugo mwashakanye. Ubwo abasore n'inkumi ngo twege twarizwa hehe? Reka nze mbahere mu ijambo ry'Imana. Basanga nk'umusore araye kuri chati abesha umukobwa w'abandi. Sheri nzagutuza mu kwezi, nzagutuza mu zuba. Ira etage mu mujyi ya papa nubwo bigatuma arara kuri chat goza mu gitondo ameze nk'uwanywe urumogi. Yahereye saa 5 kugira mu gitondo amubeshya ngo kandi sheri ngo rwose ngo nutama ndapfa. Tuvugisha ukuri mw'abasore mw'abakobwa, tuvugisha ukuri. Ninde bigeze bimagapfa? Uzamwima apfa irusoro baracyashingura. Aba ni abazimu. Ngo nutama ndapfa. Ngo sheri ngo nutama rwose ngo ndasara. Ikara Yesi baracyakira abasezi. Uzamwima sare. Ninde mwegeze mubona bimagasara? Mureka sara aba ni abazimu ahubwo ari musho musengere. Abo ni abadayimoni. Bitumuhe mu kirima n'itorero n'ababyeyi nutamuha arapfa. Mbibutse yuko icyazanywe n'umuvu gitwarwa n'umuyaga. Icyazanywe n'Imana ni ahantu kijya. Niyo kigiye Imana ibitaye ubugingo bwawe. Kuko Imana amashikandi. Imana ishimwe cyane. Iyo uhuye n'umugore ufite imodoka w'umukire, ariko nimvuga umukire ndavuga umukire muri Kristo Yesu, sifa kwa Mungu. Ariko rero abantu b'abakire bafite amafaranga mushobora guhora mu gitondo avuye mu rugo ibintu bitameze neza, umugabo arara mu cyumba cye undi arara mu cyumba cye, mu gitondo mwakubitana hamwe ngo Yesu ashimwe ngize ubu nuko uzubakwa. Kandi sibyo mubajije kuko avuye mu rugo nta rufatiro, ariko hura n'umugore w'umukene uvuye mu rugo bamubwiye ngo shushu jotema muhura bide nka rekobuteri ifashe ikirere yihuta. Ati Yesu ashimwe, ati Imana ihimbazwe kuko umwami Imana asantabara. Nicyo gituma namwara, nicyo gitumye nkomera mu maso yanjye kuko avuye mu rugo hari urufatiro. Nubwo nakawundi y'imboga ariko avuye mu rugo hari urufatiro. Narimbuze ngo ifatiro zasenyutse muri amateraniro ndagira ngo Imana izizubake. Niba ushigikiye nawe zamura haleluya kuko Imana ije kubaka ifatiro zasenyutse. Iyo wubatse kuri Yesu, Yesu murabana, Yesu mugatindana, Yesu mukagendana. Reka twihute. Twasomye inkuru y'umugore w'umupfakazi ufite umwana w'ikinege. Amateka cyangwa se ubuhamya commentaire bavuga yuko uyu mugore Yesu bagendanye ingendo 5. Baragendana ingendo 5. Urugendo rwa mbere barukureho bita Ikaperenawumu. Ngo bahageze imvura irabanyagira, izuba nuko barahaba bajyaho bita ku nyanja y'Igalilaya, naho bibahatinda. Cyakora batinda ahantu ha gatatu hitwa ku musozi. Mukwiriye gutinda ku musozi w'ibyiringiro kuko niho gutabarwa kwanyu kugiye guturuka. Ariko nta mwinivishije. Narimbuze ngo bageze ku musozi barahatinda. Impamvu bahatinze bashaka kuvugana n'Imana. Mana ishimwe cyane. Nuza ku musozi w'ibyiringiro ukaza kuri uyu musozi ukwiriye kuza ugatindana n'Imana kuko ni igisubizo cyawe. Igisubizo buri ahandi hose. Nuza ku musozi w'ibyiringiro ndabizi neza ko Imana iri kumbwira ngo ni igihe cyuko ubuzima butari bufite ishusho Imana ije kuri ishusho. Ni igihe cyuko ubuzima bwawe Imana ije guhindura. Kuko bitari Imana amashyi n'ubyumvishije.
Imana ishimwe cyane. Ngo barasenga bakora urugendo rwa kane bajya aho bita kwa Lazaro. Ariko mbere ho gatoya muzi ko Lazaro yarwaye, bagatuma kuri Yesu inshuti ye, ariko Yesu akavuga ngo nimugende mubwire ngo indwara arwaye si yo kumwica. Ibaza inshuti yawe ifite igisubizo, ifite kwaritemu, ifite imiti, ngo mubwire ngo indwara arwaye si yo kumwica. Imana ishimwe cyane. Ngo ahubwo niyo kugira ngo imirimo y'Imana izerekanirwe muri iyo ndwara. Reka nkubwire, mu bihe bikomeye by'ubuzima bwawe, aho utacyumva ineza y'Imana muri wowe, aho abakugiraga neza batagihari, mu buzima bw'ubushomeri urimo, aho niho Imana ijya igaragarira. Ndatangaza yuko ubwo buzima wari urimo nibwo Imana igusangamo, ikigaragaza nk'Imana ishobora byose. Ngo Yesu agere kwa Lazaro asanga, murabizi yarapfuye, baramushyinguye, abazi kureba bararize, birarangira. Imana ishimwe cyane. Ariko Yesu ahageze aravuga ngo mumenye ko mwamushyinguye, barahamwereka. Nshatse kuvuga ngo aho abantu bagutaye, aho abantu bagushize, niho Yesu agusanze muri aya masengesho. Aho abantu bavuze kutazarenga, aho niho Imana igukuye. Aho abantu bavuze kutazava, aho niho Imana igusanze, yaguhereye ubuzima. Yesu atanga itegeko, aravuga ngo uzi ko yamushyinguye namukuremo, uzi ko yamuhambiriye namuhambure. Iyo usomye ubutumwa bwiza bwa Yesu uko bwanditswe na Matayo 18:8, haravuga ngo icyo muzaba muhambiriye mu isi no mu ijuru bazagihambira. Be hakavuga ngo icyo muzahambura mu isi no mu ijuru bazagihambura. Ndumva hari abantu Imana ije guhambura kubw'ijambo ry'Imana. Wari umaze iminsi uhambiriwe, ariko ndumva hari imbaraga Imana iri kumanura. Tane kota sinimina la kotere sadema. Ndumva Imana imanuye imbaraga zo kuguhambura ahantu wari umaze iminsi uhambiriwe. Hari amateka amaze iminsi aguhambiriye, ariko niba uri muri iteraniro wumva hari imbaraga z'Imana zihambura ubuzima bwawe, nagira ngo uzamuke utange abandi, uzamure kandi haleluya. Imana iguhambure, Imana iguhambure aho baguhambiriye mu buzima bwawe. Yesu aravuga ngo rero uzi ko yamuhambiriye namuhambure. Yesu yarakoze iki? Yesu yaratanze itegeko. Zerubabeli ahura n'umusozi uramusuzugura, ariko Imana iri mu ijuru ngo wa musozi we wiyita iki imbere y'umugaragu wanjye Zerubabeli. Reka nkubwire ngo muri amasengesho ukuntu umwuka Imana ambwiye, arambwira ngo Imana yanze agasuzuguro. 2023 agasuzuguro k'abagusuzuguye, agasuzuguro k'abagusuzuguye Imana irakanze mu izina rya Yesu. Imana ije kuvugana n'umusozi wawe, tuza wicecekere. Barahava barihuta bajya aho bita kwa Yayiro. Ingendo eshanu ziba zirarangiye, murabizi uko byagenze. Azura umukobwa wa Yayiro. Ngo basohotse kwa Yayiro, mbibutse ko izi ngendo Yesu yazikoranye n'uyu mukobwa yari ataraba umudamu, atarashaka, ataranabyara. Basoreza kwa Yayiro. Ngo basohotse uwo mwanya uyu mukobwa abaza Yesu ijambo rikomeye, amubwira ngo rero twarabanye maze gukaranika, tubigendanemo neza, ndekura nange njye gushaka umugabo. Yesu avuga ngo ngaho genda ushake, nzabana nawe mu rugo rwawe. Uyu mukobwa agira ibyago, ashaka mu muryango mubi. Nimushaka kumenya ayo makuru, nanjye byambayeho, sifa kwa Mungu, kandi narasenze. Mana ishimwe, sifa kwa Mungu, sifa kwa Mungu. Abantu turi kumubaza muri biganza imbere y'Imana. Yes, Imana ifoto ino foto kuko muza mu biganza imbere y'Imana. Uyu mukobwa agira ikibazo, ashaka mu muryango mubi ufite amahame 3. Barabunga ngo tugushingire umuhungu wacu, tugusomere amahame n'amategeko agenga umuryango. Itegeko rya mbere, numara imyaka 3, ahangaha umuze kuhatekereza, numara imyaka 3 utarabyara, inzira yakuzanye urayizi, uzayisubiza iwanyu. Ihame rya kabiri, kabone naho iryo joro mwaryamanye hagutera inda, bugacya mu gitondo umuhungu wacu apfa, tuzajya kumushyingura utwaye imyenda wazanye, tuve kumushyingura ukata ujya iwanyu. Ihame rya kabiri.
baramubwira ngo kabone naho uwo mwana yazavuka ariko akazapfa adasize umuzingura uzazingura ibya se. Iyi se wazanye na mare n'inkweto nibyo uzafata, ariko icyitonderwa, icyo uzi cyose baguze ugeze muri urugo ntuzakoreho. Uyu mukobwa kuko yubatse ku rufatiro, Imana ishimwe cyane, amunyitabye, kuko uyu mukobwa yubatse ku rufatiro akubaka kuri Kristo, ngo ayo magambo yose ayatesha agaciro, arangije aha agaciro ijambo Imana yavuganye nawe. Abantu benshi bari mu nzira bagenda, noneho umwe muri bata amafaranga, ukurikiyeho arayakandagira yahagararaho. Abari inyuma yati se wa muntu w'Imana we kutagenda uri mu biki? Aravuga ngo abagiriye bagende nibagende, nge mfite icyo mpagazeho. Ariko nta muntu ufite icyo ahagazeho hano. Imana ishimwe cyane. Reka nkubwire, icyo uhagazeho nicyo wabwiwe n'Umwami Imana. Icyo uhagazeho gitumye Imana ikurinda, gitumye Imana ibwira nawe yuko ntabwo ari igihe cyo gupfa, ni igihe cyo kubaho. Si igihe cyo gusinzira, ni igihe cyo gukanguka. Si igihe cyo kugwa, ni igihe cy'ububyutse, kuko ufite icyo Imana yavuganye na. Tujye gusenga Imana. Uyu mukobwa cyangwa se uyu mudamu arashaka, umwaka wa mbere ntiyabyara, umwaka wa kabiri atwitamo inda, ayibyaramo umwana umwe w'umuhungu. Uyu mwana agira imyaka 9 n'igice. Isa afatwa no kurwara araremba, ajya mu bitaro arapfa. Amaze gupfa, imiryango iza guterana. Murabizi ko iyo twagize ibyago umuntu agapfa, haza ibyiciro byinshi biza mu gushyingura. Ariko ibyo nagenzuye biza mu gushyingura by'ingenzi ni ibyiciro bitatu. Icyiciro cya mbere ni umuryango wapfuye. Icyiciro cya kabiri ni inshuti z'uwapfuye, abo basengana, abo biganye, abo bakoranye n'ibindi n'ibindi. Icyiciro cya gatatu ni abanzi, umwanzi nawe azamo. Ariko umuhanga yaravuze ngo uzirinde kugaragaza agahinda n'akababaro mu ruhame rw'abantu benshi, kuko nubikora uzaba utera umwanzi wawe gukomeza kukurwanya. Ahubwo uzishime unezerwe, kuko uzaba ufunga amarembo yawe y'umwanzi wawe acamo agutera kubitera Imana amashyi. Bajya gushyingura se w'uno mwana, bavuyeyo hashize amezi 5 n'akakana gapfa kujuje imyaka 10. Niyo mahirwe uyu mugore yari asigaranye yonyine yo kumubesha muri uyu muryango. Baragaruka kandi tena, umukuru w'umuryango afata ijambo, aramubwira ngo wa mugore we rero fata imyenda yawe n'imari yawe n'inkweto zawe. Mwibaze imyaka 10 uyu mugore imyenda yazanye uko n'inkweto byari bimeze, byari byarasha. Uyu mugore bagabana inzu ye, intama, imirima n'ibiki byose barabitwara. Uyu mugore ahagarara nka hano, afatwa n'agahinda, emosiyo ziramufata. Ariko agahinda ke, abahanga bavuga yuko atagatewe n'uko batwaye ibintu bye. Bavuga yuko agahinda k'uyu mugore yagatewe n'uko yari atuye mu mudugudu mubi. Ariko uyu mudugudu Yesu yarabanje kuwuturamo, ariko Yesu adateganya kuzawugarukamo. Aravuga ngo icyama Yesu twatindanye, icyama Yesu nubatseho ku rufatiro rukomeye, icyama Yesu twabanye ku musozi, icyama Yesu twabanye mu masengesho. Reka ntangaze itangazo ngo hari abantu Imana ije kwibuka, hari amaturo watanze mu nzu y'Imana, hari ibikorwa byiza wakoze, abajya gusura kwa muganga, abawambitse, abawagaburiye mu bihe bikomeye zawe. Ugiye kubona Imana igutabara. Niko ndi gutangaza, ni ku mwuka ngiye, Imana ije kwiyerekana ngo ni uko uyu mugore ngahantu Yesu yari ari habwiriza ngo agahinda k'uyu mugore gakora ku mutima wa Yesu. Ngo Yesu kwiyumanganya biramunanira, ngo Yesu asohoka mu iteraniro nta muntu abwiye mu bigishwa be. Murabizi ko mu ntumwa 12, intumwa 3, Yakobo, Yohana na Petero babaga mu gituza cya Yesu. Ariko Petero kuko yari intyoza, ariko Petero yarantangaje.
Petero na Yesu bazamutse n'abigishwa be, none habona inzara yabishe, hati mutoragura amabuye, barayatoragura ngo bagere ku musozi, ngo ariko Petero afata akantu kangana nk'iyi Bibiliya, abandi bafata ibintu bya rutura, barazamuka bageze ku musozi, Yesu abihindura umutsima bararya. Petero atangira kugira icyo bita ubusambo, kuko yazabonye gatoya. Barongera barakubita urugendo, bageze imbere batoragura andi mabuye. Yesu ababwira, noneho Petero afata ikingana nk'ino bafu, ngo bageze hejuru ku musozi abati mubihirike. Ariko kwita Imana bashyi koko, na umubwire abantu batuririye mu mibare, ariko natwe tuje kubarira mu nyuguti. Imana ishimwe cyane. Ntabwo wize iyo mibare, ariko izi nyuguti nuzisoma harimo ubundi buzima. Reka nkubwire ngo Yesu ntiwamukwepa, ariko Imana ishimwe cyane ngo bongera kwaka Yesu umusoro. Ariko mu ntumwa 12 Zebedayo n'abandi bose arabasimbuka, abwira uwo bita Petero. Impamvu ni iyi, amuhamagara. Yari umurobyi kandi w'umuhanga, atunze umuryango we n'abana be n'umudamu we n'abandi n'izindi famiye. Ariko Petero ashyira mu biro ngo uyu mugabo w'i Nazareti, mu batindi, mu bakene, batunzwe n'ibarizo n'imbavu, ubundi azamarira ikiruga birimwe ikanzu imwe. Afata icyuma cye agikubita umufuka, afata indobani ye ayikubita umufuka, ngo basunika injiri barazenguruka babasa umusoro. Ahita abwira Petero, rero manuka ujya hariya hepfo ku ruzi, urasangamo ifi, uyibage uyasamure uzanemo amafaranga twishyura umusoro. Impamvu yabwiye Petero ni iki? Niko yari azi ko afite indobani, afite n'icyuma. Ariko Mana, nari mvuze ngo Yesu ibyo byawe byose arabizi, ibyawe byose Yesu arabizi ibyo. Ariko Mana ishimwe, reka mvuge iri jambo, ibyo ukenyereyeho, ibyo ubwirizanyaho, ibyo uririmbiranaho, Yesu arabizi. Niko Yesu aba yatanze imbabazi ngo uyu munsi wihane, wubake ku rufatiro rudakoza isoni. Mana ishimwe cyane. Kandi Yesu arasohoka nta muntu abwiye. Petero atera komantere ati, Yohana ko Yesu agiye nta muntu abwiye adukoze ibiki? Ati cyambere, ati iyo Yesu asoje aravuga ngo amahoro y'Imana we muri mwebwe, none ntayatubwiye. Buriya rero amahoro y'Imana arayatwifuriza aho tugiye. Icya kabiri, abantu baje nta mitsima atubuye, nta mafi, kuko abantu benshi bazaga baje ngo Yesu abatubura amafi birire abandi bakire indwara zabo. Aravuga ngo ubwo amafi n'imitsima atabitangiye ahangaha, arabitangira aho agiye. Bibiliya yatubwiye ngo bukeye rero ajya mu mudugudu witwa Nayini, ariko ajyana n'abigishwa be n'abandi bantu benshi. Mana ishimwe cyane. Yesu asohoka nta muntu abwiye, yari agiye gutabara uyu mupfakazi, yari agiye gutabara uyu mudamu. Ndumva hari ubutabazi, ndumva muri njye w'ijwi ry'Imana rimbwira ngo hari ambiransi Imana yohereje mu rugo rwawe, ku bana bawe, mu kazi kawe, wa mukobwa we, wa musore we. Ariko masikidebo shoredromadaya, ndumva Imana yaje ubutabazi muri amateraniro. Ndumva hari abantu Imana iri guhembura muri amasengesho. Nimubyumvishije samura haleluya, Imana amashyi, Imana iduhembure muri amateraniro. Hari ubutabazi Imana izanye, hari ubutabazi Imana izanye. Ku cyumweru ngiki abantu bagiye kuzashima Imana, kuko mbonye muri amateraniro marayika witwa Gaburiyeli ushinzwe financial ari atembera buri muntu wese yaje igisubizo cye. Ndumva hari ibisubizo, ndabona hari ibisubizo Uwiteka yohereje abaperesi n'abamedi bamaze igihe ku busabe. Marayika Mikayeli ayamaze kurwana, Gaburiyeli yamanutse. Niba ubyizeye ndagira ngo uzamure haleluya, hari ubutabazi Imana izanye. Tujya gusenga Imana, hari ubutabazi Imana izanye muri amasengesho ku cyumweru. Icyumweru nk'iki cy'ukwezi kwa kabiri kwa mbere tujya kuzashima Imana, kuko numvisha ambiransi y'ubutabazi. Si uko mupfushije, si uko mukoze impanuka, ahubwo Imana wita podra. Reka nkubwire ngo uko Imana ibisanze siko Imana ibisize. Uko Imana isanze bimeze mu rugo rwawe, mu buzima bwawe, ndumva hari indi ndangite Imana izanye ku buzima bwawe. Kubutira Imana amashyi yo gusenga Imana. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Ngo nuko Yesu arasohoka ngo yitegereza abagiye gushingura, ngabona abadamu bariho bihuta cyane kuko basize badashashe, badatekeye abagabo babo. Abagabo basanga ngo mu mitima yabo
ntibahiriye inka ntibanazisasiye ngo arebe mu mitima ngo asanga bari kwihuta kugira ngo bamutange aho bagiye gushyingura uyu mwana. Ngo Yesu arangije ngo ntiyaca mu nzira baciye, arangije acinda inzira. Ndagira ngo ukomanga umuntu uri iburyo n'ibumoso umubwire ngo hari ubundi buryo Imana izanye, hari ubundi buryo Imana izanye. 2020 byaranze, 21 biranga, ariko Imana ishimwe cyane. 22 biranga, ariko na gatatu ndatangaza nk'umuhanuzi, ndatangaza n'ijwi ry'Imana ngo hari ubundi buryo abarozi batazi. Uburyo bwa mbere barabumenyereye barabifunga, ariko ufite urufunguzo rwa Dawidi mu kiganza nibukinguye, hayayayayaya nibukinguye, imiryango yawe yarifunze. Mubwira ngo hari ubundi buryo Yesu akoreyemo, hari ubundi buryo mu bana bawe, hari ubundi buryo umutwaye wawe, hari ubundi buryo mu kazi kawe Imana ikuzamuriyemo, hari poromosiyo, hari ubundi buryo. Ariko hari ubundi buryo Imana ikozamo igitangaza abantu batazi. Bamenyeye ko bica kuri wokere, no sibo bizaca. Hari ubundi buryo bamenyeye ko uri amafaranga bikugoye, hari ubundi buryo Imana itanze. Kubitira Imana amashyi umukozi w'Imana, hari ubundi buryo Imana igukoremo igitangaza. Imana ishimwe cyane. Tujye gusenga Imana. Haguruka, ndashoje rwose, haguruka, mesaje yatambutse. Ngo Yesu arihuta batanga imbere. Haguruka dusenga Imana. Ngamaze kubatanga imbere arabahagarika. Niba ushaka kwihanurira zamura ikiganza cyawe gutya. Niba ushaka kwihanurira rambura ibiganza byo imbere yawe. Ngo Yesu arabahagarika. Ubu ni ubuhanuzi bw'ijambo ry'Imana. Niwizera nabwiwe ngo muri iki cyumweru hari amashimwe, hari ubundi buryo Imana igiye gucamo abantu batazi. Uburyo bwa mbere n'ubwashize barabumenyereye, ariko ndumva hari ubundi buryo. Mwibutse ko inzira Imana yacu ibatabara, ntabwo izo nzira zarangiye, kandi hari inzira Imana yagusigarije muri aya masengesho. Ubundi buryo ngo Yesu arangije arabahagarika. Ngiye guhanura muri aya magambo, muri aya magambo ngiye guhanura. Imana igira ibintu ihagarika, Imana igira ibintu ihagarika. Ihagarika ubukene, ihagarika abarozi, ihagarika ubukode, abakuvuganira nabi muri aya masengesho. Ariko Imana igira ibintu ihagarika. Ndagira ngo niba ubyizeye uzamure hejuru eshatu. Niba kabiri gatatu, kabiri gatatu, kabiri gatatu. Kubitira Imana amashyi menshi cyane. Tugihagaze. Ndumva hari ubundi buryo. Muri aya materaniro Imana ikuyemo imva eshatu. Niko Imana imbwiye. Muri aya masengesho Imana ikuyemo imva eshatu. Niko Imana imbwiye. Kumenya Imana amashyi. Niko Imana imbwiye. Nasidi bini korase. Imana irambwira ngo ijwi ryaciye muri apotre nanjye rinciyemo. Imana nimabwira ngo ijwi ryamuciyemo ni Imana ivuze kandi ijya gusohoza. Reka mubyizere mu byacire. Niko Imana imbwiye. Icya kabiri, abashomeri bari mu mahanga mwadepoje, ababuze akazi, ndumva uri kuzamurwa mukajya mu kazi kanyu, ndumva ari ukwinjira mu kazi. Umaze iminsi nta cyerekezo, Imana itanga icyerekezo muri amasengesho. Ngo Yesu acina inzira, avuga ngo nimuhagarare. Aravuga ngo gahungu nagutegetse zuka. Uwo mwanya wari upfuye arabaduka. Ngatangira kuvuga, Yesu amusubiza nyina. Reka ntangaze ngo hari ibyawe bimaze iminsi bisinziriye, hari impano zirimo hano zasinziriye. Imana ngiye gukangurira. Umaze iminsi ucitse intege, nta rufatiro uriho. Reka nkubwire ngo nubaka kuri Kristo. Ndagira ngo mbwire abantu batarakira Yesu umwami n'umukiza ku buzima bwawe bazamura ibiganza. Umuntu utubatse kuri Kristo, umuntu wumva ko atarakizwa, umuntu wumva ko atarakizwa n'amahirwe Imana itanze, zamura ikiganza cyawe. Umuntu utarabatizwa, umuntu utarakizwa, ngwino hano imbere, ngwino hano imbere. Kubitira Imana amashyi, kubitira Imana amashyi. Umuntu ushaka kwakira agakiza, wumva ashaka kuza ku rufatiro, kubitira Imana amashyi. Wino mushumi ukura mu muriro, kandi mu ijuru uri kuvuga wikwinangira umutima. Rega ni igihe Imana igutumye ngo vayo. Ngwino wa musore we, ngwino wa mwana we, muzangaho imbere. Ngwino nabwo Imana iguhaye kugira ngo ukizwe. Ntabwo twari babi, twari bayesa, twari babi cyane. Ngwino imbere ahangaha, ngwino mama, nabwo Imana iguhaye amahirwe y'ubuzima,
ntabwo ubuzima nta rufatiro ruriho, wubatse ku musenyi, ibyawe bizagwa. agomba kuri Yesu. ngwino imbere ahangaha, ngwino Imana ikurokore. urawishe, uraba udasinziriye, ariko Imana ishimwe cyane. abandi bantu abantu bavuye ku rufatiro, bumva ko batagikomeye, mwacumujwe n'ubuhanuzi, abakozi b'Imana, ibintu bitandukanye. ngwino, warasitajwe, ngwino turabizi. umaze iminsi wumva udakomeye, uzi utabijemo, nawe ngwino hano imbere tugusengera Imana. nta rufatiro uriho, nawe urabizi nyine. kandi Imana ikeneye yuko uyu munsi urufatiro rwa Imana ugiye kurwubaka rugakomera. tugiye gusenga Imana. reka twakira Apotre aze asengera ubwoko bw'Imana, anabatuza. Imana ibahe umugisha. murakoze. reka tuzamure ibiganza imbere y'Imana. ndavuga amagambo muyasubiremo, vuga ngo Mana ndi imbere yawe, ndagushimira urukundo rwawe, wangiriye neza, wandemye mu ishusho yawe. mu izina rya Yesu, nari umunyabyaha ukabije, ariko mpisemo kugukurikira Kristo. mbabarira ibyaha byanjye byose mu izina rya Yesu. kura izina ryanjye mu gitabo cy'abarimbuka, uryandike mu gitabo cy'abaragwa b'ubugingo mu izina rya Yesu. Satani, subirana ibyaha byawe mu izina rya Yesu. mpisemo gukurikira Imana yanjye. Mana urakoze kumpamagaye, nanjye nemeye kugukorera, natuje akanwa. Yesu, uri umwami, uri umukiza n'umurengezi w'ubugingo bwanjye mu izina rya Yesu. Amen.